none kurota uteruye ikintu cyakumenekera mu ntoki kikameneka ikirahure aha ntabwo ari inzozi hari n'umuntu ufata isahani gahita imeneka bibaho yafata ku gikombe kimeneka kuba watwaye inyenyeri yawe hafite icyo yatanze menya icyo ukwiye gukora kwihana gusenga kumenya igitambo kikubohora iyo migozi bigira imbaraga muri wowe. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, ntabwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Wowe udukurikiye, amahoro y'Imana n'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe mu byo ukora byose. Uhirwe cyane, turagushimiye. Amazina yanjye ni Jerry nk'uko bisanzwe. Ejo rero ubwo duherukana twari twavuze ku kintu bita kwibwa inyenyeri. Inyenyeri ihagarariye ubuzima bwawe bumurika, ihagarariye impano, ihagarariye ibyiza Imana yakugeneye mu buzima bwawe. Twabonye ibimenyetso byinshi utubwira ko ushobora kurota kimwe muri ibyo ngibyo byerekana ko inyenyeri yawe cyangwa ibyiza byawe biri gukoreshwa n'abandi. Twabonye kunyuranya amaboko, imirongo ya Bible wadusomeye, twabonyemo ibintu byinshi. Ariko nanone turagarutse mushumba, udusangiza ibyari byasigaye kugira ngo abantu b'Imana basobanukirwe, bamenye ukuntu bakwitwara. Ubwo turi buze kugira na conclusion utubwira uburyo twayigaruza ibyo byiza byacu byagaruka. Ariko mbere yuko tuhagera turagaruka kugira ngo turebe bya bimenyetso, za nzozi zasigaye, kugira ngo tumenye ko inyenyeri yacu yaboshywe. Nimba nibuka neza, ndibuka ko ushobora kuba itwikiriwe, kurota uboshye amaboko cyangwa amaguru, kurota market, supermarket, ugenda wambaye ubusa, za mall ziruzengurukamo, uzengurukaho nta vision, nta ntego, utembera mu makaritsiye nta ntego. Yego, ibyo byose nibigaragaza ko ibyari byaye bikoreshwa n'undi muntu. Aho tugende turebe buriya hari n'ababyeyi badukurikira uyu munsi ku wa mbere, koko badukurikira cyane. Ndibwira ko ibyiza byose tukubona mu Rwanda ntabwo n'ubukwe bw'amatora pe, n'ubukwe banezerewe. Turashimira Imana yaduhaye igihugu cyiza, ikaduha abayobozi beza, abayobozi baha abaturage bakihitiramo ibibakwiriye. Ni nabyo twazindukiyemo rero, guhamyisha igikumwe cyacu ibyo dushaka twebwe nk'Abanyarwanda. Yego, naringize ngo ujye uvuga aho washyize igikumwe. naho nshaka mbona icyerekezo. Yego, icyambere n'ubwisanzure n'uburenganzira. Nibyo twashimiraga Imana. Ngo nganiriza abakozi dukomeje vuga ko noneho iminsi yo kwegereza kugira ngo dukusanye ibikorwa, tujye mu buyobozi mu ntara bahuze no badufashe, tubaduhe rwa rutonde, dukora igikorwa ko turashaka ko gutanga biriya mituweli bintu hari no byo bizaba official. Yego, na kamera y'Abera izayifata. Aho rwose byo biremewe, ntabwo ari umuntu umwe, ni muri rusange. Tugakora igikorwa kigaragara, kandi nzi ko izaba ari ibintu bifite imbaraga, aho utarakora dufasha imbaraga ziboneka. Yego. Rero urakoze cyane, agira ngo mbwire abantu bamwe. Kera mvuga iki kintu mbere ko nsobanura inzozi. Mwibuke Hana yatinze kubona urubyaro, kandi umwana yabyaye bwa mbere yahindutse umuhanuzi ukomeye muri Isiraheli. Bavuga ko na bugingo n'ubu nta muhanuzi wigeze wubahwa ngo anabe n'umutambyi nka Samweli. Niwe wubashywe, yimika ubwami bwa mbere, asimbura bene Eli, akora ibikomeye. Aranavuga agiye gupfa ngo muri mwese ubona twaye kihagarara imbere yanjye
agera icyampa anshinja umuhanuzi ukomeye wari ibwami igitabo cya mbere cye n'icya kabiri. Ariko wibaze ngo yavutse ate? Hana yari yaramubuze. Burya hari ababyeyi, hari abagore babuze urubyaro kuko Satani bahiga yamenye abana bazavuka bari bo, yamenye imbuto iri mu nda agaciro izagira hano ku isi. Yego, mubyeyi wabuze urubyaro, ihangana umenye uko usenga, umenye. Yego, shobora noneho iki ni iki kwa muganga bati nta kibazo tubona, turabona uri muzima, bimeze muzima, umugabo ni muzima, ibintu biragenda neza. Bipfira he? Mu mwuka. Aho rero bipfira niyo nyenyeri yazimye. Kuko ngariko uyu mwana uzavuka azitwa nde? Urabyumva? Ibi ndabigwa kuko yashaka kuzimya inyenyeri kuko Samweli yabaye ukomeye. Hagombaga kwicwa uwitwa Mose, ko agomba kuyobora Abisiraheli. Hagombaga kwicwa Kristo, agomba kuzaducungura. Hari abandi bana bose bavutse ari abana b'ibitangaza. Ngo wa mubyeyi wabuze urubyaro nuko neza imbuto imurima idasanzwe. Reba Elizabeth. Ariko baza kubatiza Imana. Yego. Abyara Yohana iki? Umubatiza. Yitwa izina batajya bita iwabo, givuye mu ijuru, Yohana umubatiza. Araza ati Yesu sinkubatiza ndakuza, ati reka da, emera ubikore. Uko ariko byagenwe gukora. Emera ubikore. Atiza Imana sha. Byamuteye ubwoba na bati reka ndamureba. Uyu mubatizo we n'umuriro n'umwuka ntabwo napfutudushura. Ariko urumva yavutse gute? Uzasanga abana bakomeye. Hari Satani yamenye neza imbuto. Yamenye wa munyeshuri ko niyiga azabona ibikomeye. Amwambuye bwa bwenge cyangwa aramugaye cyangwa avutse afite ubumuga. Amuteza ibintu bituma ya nyenyeri itagomba kwaka. Yego. Harimo ziriya za autisme, harimo guhuma, harimo ibintu byinshi. Rero iyo abantu babiroye bumva ari ibintu biri nomo bisanzwe, ariko please no. Uzareba umwana wiga agakora ibwenge, akakora ibintu, ariko ku munsi w'ikizami kuvuga ni wowe nabyaye, baramuntuburiye. Hakaba n'igihe ashobora kuba azi ubwenge, agahura n'umwarimu mwanga pe, akamujujubya umwana bigatuma yanga ishuri, akananga n'isomo rye, kandi isomo rye niryo ririmo icyamugirira akamaro. Yego. Ibyo byose ni ibyerekana ya nyenyeri. Urugo rujya gusambuka nuko Satani abona ko urwo rugo ruzavamo ikintu gikomeye, kandi biri mu bintu Satani arwanya kubi. Umuryango awanga kubi. Ibyo rero ntago abantu bicara ngo bibaze impamvu icyo kintu cyanze no kubera iki. Yego, niho turi pe. Nta kibazo tubona. Ukajya kwa muganga bagapima amaraso, bagapima inkari, bagapima umusarani, bagapima gaca muri MRI, ugaca muri radiograph, ukanyura ahantu hose bakabura indwara. Ukanga ukaremba kuko aho uryamye inyenyeri ntizigere yakira. Yarakuvangiye. Iyo tuvuga bino bintu rero abantu bajye bafungura mind babyumve. Ni gute mugakubwira ngo nta kibazo tubonye, genda kandi wewe wiyumvamo kurwaye wanashize. Ibi rero abantu bakunze gukurikirana karandi bivimo no kubyumva n'inzozi, ibintu mu byitondere. Hari uwaje kunsura ambwira ngo yarose arimo arya amazirantoki, ubundi ngarota arimo yituma muri kwasiteri irimo n'abantu. Urumva ko ari ibintu bitangaje bitanabaho. Ni ikimwaro bagutwe, simuvuga mwiza nako twaraganiriye, mbangira ngo ubwo butumwa umuntu bwumve. Ibyo byose ni ikintu umuntu yamburwa. Umurima ukawihingasha ukazamuka neza, ukabona ibintu biratoshye, ugategereza ko byera ugaheba, mukanya ukabona ibintu birumbye biti, ko byari byiza. Shimbo byazamutse neza, ibigori byazamutse neza, business yazamutse neza, bakiriya baraje mu mezi abiri bise bigenda. Mineke igashya, inyanya zigashya, meme n'abacuruza amakenkayero ukabura umuntu winjira kandi wo ku ruhande batonze umurongo. Umurusha ni byiza, wanamanura n'igiciro ntibinjire. Ibintu biterwa n'iki koko mushobora? Hariho someone
ukoresha your destiny yamaze kuyirogara yirwanya ni biturwa kuri part 2 nyota yako wakugishije umuntu usaba kutamuguza amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2 aho umubyeyi w'umupfakazi yarafite ideni bagiye kumutwarira abana aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe ndaramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta aramubwira ngo nothing I have nothing in my house unless the jug of oil aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura byose bigenda neza icyo ufite icyo ushoboye icyo ubasha gukora bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka naho rero hafi ubusobanuro amavuta akandagira amateka ubwiza bwawe ukusa ukureshya icyo ushoboye icyo ukora uko ubigenza aho uvuka aho ukomoka ibyo wita ibisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe amen simbuza mu kazi ari wowe uri kumutoza sha yego birumvikana abantu barabizi rega muri ubu buzima twagiye duhoramo n'ibintu byinshi by'amayobera ariko ubumwe bw'abera hari byinshi twasobanukiwe ngira ngo niyashaka ngo tubihuze byose hamwe n'ibikorwa twavugaga byinshi bitandukanye barabyumvise nta mpamvu yo kujya kuryo twaganiraga Imana ibaha umugisha icyo cyose ubona watangiye uhitinga urahise urazamutse urabuze ugasanga umuntu yari umuhanzi kabisa wakumuri akazima inyenyeri barayitwara kabone ndarazamutse mushumba hari ikintu bajya bavuga yuko bajya mu bantu b'imyuka mibi bakaba bagutwarira inyenyeri cyangwa impano yawe birashoboka iyi si birashoboka iyi si ibaho ibintu bibiri bifite imbaraga ni imyuka ya shitani n'abakorana nawe cyangwa n'umwuka w'abasenga hagati hahari God is real and the evil is real babandi bari hagati nimwe usanga samudari mu itorero rendi yagiye gushaka uduti bari hagati aho abo rero bo nta n'umugisha bagira aravuga ati iby'Imana uko bitinze reka mbe nshatse n'akantu nkenyereraho mu gihe bitarakora nta muntu wagutwara inyenyeri mutakoze featuring ubwo mutakoze collaboration y'indirimbo yabaye uri kare yagutwara yagukura yese ariko muri bujyane muvugagire muri studio ariko umuntu wanze kumenyekana ntazamukira ku muhanzi wamenyekana cyane erega umuntu akoresha inyenyeri yawe yuririye kuri esikariye yawe hari uwakubwira ngo mumbabarire mu mpuze n'akana kadukora ikiganiro kuri channel ngo twicaranye ngo mvuga uburyo namukunze amwe twamenye uburyo niba ushobora kudama telefone nyine uzabyihorera zakana mvuze urakumvise nakumvise nako bantu bakira kuko urabona icyambere nta muntu ntiyakubasha mutakora boy mvuga ngo tugiye kwicara ntandi ku kiga nayo kuvuga genda ko je ntabwo ndi umuntu ukomeye cyane ndi umuntu uraho bisanzwe ariko iyo wicaranye n'urya muntu icyambere gutwara abari bakubonagaho igikundiro kabiri abatamwubahaga baragufata nkaho usa nawe baravuga bati po ni bamwe kumbe nawe baricarana twagira ngo wa muntu agira ubwenge kumbi nawe nuko bya urumva ikintu hari ikindi urumva muraganire murahuye ni ukuvuga ngo yibye ifoto ndakubwiza ukuri uzacunga abantu bakora kuki ari abahanzi bakora bono kubera iki cyangwa banayikora ntibahurire muri studio wakaza akavuga ibyo akagira gute akagenda nawe ukavuga ukagenda kuki ntawe upfa kubakora mu ntoki nagize ngo nuko baba bari bize cyane tizaza ushyiremo akantu umuti wabo baba ufite bo hariya kimwe nuko umunyamasengesho aba yibeshye sengesho hari ufite isengesho Imana amuga ati
Jerry nazugira utya undi ati nazugira utya undi nazigire gutya buri wese akaba afite gahunda barongo udafite amakuru yabwiwe nabi kuzimu kubaho n'ikuzimu kwiwe afite ubwami bwo mu ijuru asanga abantu batajya bumva icyo kintu rero so nibyo bintu ushobora gutuma utwarwa kandi wibwa so rero twihuse ngo babyumve umuntu nabe maso yitegereze arebe kure amenye ibiri kure pati ya kabiri rero twihuta cyane ntago ndi buze kubatinza ngira ngo tubibutse ko ubwa mbere twari twamaze kubabwira ijambo rikomeye kurota urimo uhoberana n'abapfuye kanyamuzengurukana noneho tugiye kureba igikurikira kurota ubona wakutsa amenyo mu nzozi nubwo ryaba rimwe barakoresha inyenyeri yawe iryo ari ryo ryose ntabwo turi busobanura amabwene amenyo n'amajina ntabwo dushaka kubikora kabiri kwibonaho ikimenyetso ku mubiri wawe utazi like nk'ikibibi se ikibibi tatuwaje se tatuwaje ikindi kintu utazi cyavuye ninde washaratuye ndyamye hano byuko bacitse ibisebe yego cyangwa ukagenda ukaza kureba seka kasebe kavuye hera ntiwaraye mu nzembe uraye mu buriri buhanaguye ese niki cyanshwa ratuye nta muntu mwararanye nta nzara ufite mu ntoki baraziciye ariko ninde washwa ratuye gutya nyamara abantu barabibona ko ntibabizi akabifata nk'ibisanzwe kandi ko kuburira ujya kuryama wabushashe nta gisimba gihari niyo cyasukuki ukisangaho umurambo w'ikintu kandi wakomeretse apana sika ishuka irakomeretsa kiringiti kirakomeretsa kupfura irakomeretsa umusego uryamye urakomeretsa niki ko waraye nta n'imyenda bambaye nta mashini iriho ko burya imyenda ya ninjoro ntiyemere kugira mashini nta n'igipesi ukiriho hariho n'abararuko babyishakiye nta kibazo ibyo n'uburenganzira bwabo ariko ukisangaho ikimenyetso cyangwa igikomere kandi waryamye nta gihari menya ngo umva bagutwaye ibyawe nawe ubwawe ntuhari kandi ndashaka kumva ko bakavuga nakumvise ntabwo urabona se ati wana atariko ati niki cyankomerekeje ko njye n'umuzima someone stealing your star kubera ko yakeneye ni wa blood amaraso kandi yabonye ayiwe kandi yabonye ibyo ni ibintu ukwiye gusobanukirwa ukasanga umeze nk'abagucinda saa gukaze ninde wankase ninjoro wanareba ugasanga mu ntoki nta nzarugira ukese ngira ngo abadukurikiye baza kwandika iyo comment menya ngo nyenyere yaratwaye icya kabiri ikindi gikurikiraho kandi gikomeye ni ukurota ubona umuntu yakwambariye imyenda bivuze nyine ari mu byawe umuntu se nyine ko yambaye ibyawe nyine iyo wambaye imyenda yawe uraberwa ukatambukana umucyo kumbe ibyo byiza bikubera yabijyambaye se niba yambaye urambara iki urambara iki se nyine ko wasebye urumva nabyo ni ikibazo cyerekana ko hari umuntu urimo gukoresha watwikiriye warwanije your destiny kuko warose umuntu akwambariye imyenda cyangwa umwenda ndabyumva cyane cyangwa inkweto cyangwa gutwariye imodoka cyangwa gutwariye moto cyangwa se aguhekeye umwana utamumuhaye ntabwo ushaka kuvuga ibintu byinshi ushaka gusenga Imana yego ikindi kandi mbivuga inshuro nyinshi ntabwo babyumva kurota uhabwa amafaranga n'umuntu utazi nabwo ni icyerekana ko inyenyeri yawe yatwawe umuzi Yesu ubundi agwaye ukuye receiving money from a stranger people yego ni ikibazo gikomeye wakumvise nakumvise azi n'ikindi kurota wibona uri musabiriza bega ampaye there is a beggar begging urumva bega no gusaba no bega so musabye harya no musabirizi begging niho gusabiriza burya yego bega burya umusabye n'umusabirizi ntago ari kimwe shobora gusaba ati wase sinzagaruke
ariko wampaye ariko kazi arabigize ingeso ukisanga nawe mu buryo bwawe umeze nk'uri mu isoko usaba wampaye bigaragara ko se fini warangiye kandi nubwo wakwibona usaba rimwe ntacyo uzageraho byaye barabijyanye kandi ugomba kuba amaso ukitegereza kurota wafatiriwe na nyine inzu ukodesha ukagukingirana. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2 aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute. Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Ndaramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura byose bigenda neza. Icyo ufite icyo ushoboye icyo ubasha gukora bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera kubakira amateka. Naho rero hafi gusobanura amavuta akandagira amateka ubwiza bwawe ukusa ukureshya icyo ushoboye icyo ukora uko ubigenza aho uvuka aho ukomoka ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Kandi nta n'ideni umufitiye ukabona nyirinzu Land Road yagize gute yafunze ati ntabwo usohoka utampa kandi nta kibazo mufitemo kasanga ukinyura mu gipangu cyaho ukodeje kabura urufunguzo rusohoka kuragukingiranye nacyo ni ikimenyetso cyerekana yuko nyenyeri yatwawe n'undi nyine ntuzapfa uvuye mu bukode uzabuheramo. baragatsindwa ubukode kuroho na ubona ibyo kurya ahantu hamwe ukura ibyo kurya ahantu hamwe urya rukwandagizemo uruhare no kurota uteruye ikintu cyakumenekera mu ntoki kikameneka ikirahure aha ntabwo ari inzozi hari n'umuntu ufata isahani gahita imeneka bibaho yafata ku gikombe kimeneka yakwicara ku ntebe ikavunika icyo akozeho cyose kirangirika. njyara mugeze kuzanga akora kuri mashini igwa hasi itimena gukandagireba ndashika yifasha tamwandika ngo usengere ndabona ugiye kurwara waruzi ko bamubaza amaso bo ngo bega nuvuga ngo nta kintu akora ngo kibeho nibindi byinshi ariko igikurikiyo kigaragara kw'inyenyeri yawe yatwawe twikiriwe byatari ukurota nuko nta kintu niki kikorohera ubona ahubwo uragutse habuze iki kandi finally usanga wibaza ngo habura iki. Ndumva nagarukira ngo murakoze ya part 2 abantu basenga Imana kugira ngo yigaruze ni bya bintu bitatu nababwiye nibyo dushaka kumva. Icyambere banza usobanukirwa bino bintu kabiri reba ko bitatewe n'amakosa bakoze gatatu bitatewe n'amakosa y'umuryango wawe kandi bibaze ngo nakora iki icyo uzakora nimero irahari uhamagare bakugira inama kimbisobanure ntacyo bimbwira kuko watwaye inyenyeri yawe hafite icyo yatanze menye icyo ukwiye gukora kwihana gusenga kumenya igitambo kikubohora iyo migozi bigira imbaraga muri wowe yego ukagaruza inyenyeri yawe kuko bayitwaje ibyo batunze bayitwaza ibyo bashoboye bagambana uko bashoboye bisaba ko nakwiye kubigaruza muri bwa bushobozi bwawe kubifatika mwisinsho n'imbaraga zasanzwe. Imana ibaho umugisha tubifurije gukomeza kugubwa neza data wa twese abishimire.